tambwe umva nguha amakuru Nandikumana Sumani mu gihe bagiye Farunganye shyira hari ifoto ya Farunganye mubwire ibya amakuru meza ya Farunganye nka rero siniya Sam Karenza ho ndacecetse Farunganye ejo foto bayomeke kuri karaka video bareka barebara cyakenjoye delegation ya Rayon Sport iyobowe na fitness coach magnifique Farunganye Serge Mwambari Farunganye urumva n'abaganga babiri ntashoboye kumenya ba Rayon Sport Serge Mwambari niwe namenye na Farunganye umukinnyi urumva abandi babiri ashaka kuba kuko umuntu wamaye amakuru ntago yamumenye neza ashaka kuba harimo umudokiteri bashyize muri ya komisiyo ngira ngo hari komisiyo mu dokiteri ya technique komisiyo ya technique irimo Muhirwa Prosper Gacinya Denis Kamari Gustave Murangwa Eugene Amuri Jean Paul ndetse na Dr Uwimana François Xavier agomba yarahari kuko ni ugomba ibijyanye na technique umugani n'ubuzima bw'abakinnyi babukenewe ari ibintu byubatse neza ibintu barabyizeho urumva yitwa Xavier yitwa Dr Uwimana François Xavier ashaka kubona Bosco yararimo ubusco w'umureyo ganga Bosco uri yayihora hafi byose abirimo abari niwo muri present abari yararimo bagiye guhura no witwa Dr Bukara wabaze Farunganye Bukara niwe mudokiteri wa mbere mu kubaga hano mu Rwanda amagufwa n'ibiki arazwi cyane ariko mu gihe mwumva operation nk'izi mukore subscribe baragenda n'intezi ibibazo rwose baragenda mu mukanda abantu batarakora subscribe trebye mwakomeye Farunganye baragenda umudokiteri araprojeta ivi rya Farunganye ngo muri bya byuma nyine bireba imbere byuma byabo MRI oya nyine ya prozeshe resulta eva ngo baramufotoye aprojeta ifoto abereka aho yabaze abereka buri gice cyose kigize ivi rya Farunganye za menisque za ligama za byose arabereka n'ubundi ni menisque na ligama arababwira ati kuko burya seri ni ligama arabereka arababwira ati Farunganye mbikubwiye hano imbere ya bakoresha bawe n'abaganga n'abatoza nka dogiteri wakubaze nguhaye uburenganzira busesuye bwo gutangira gukina imikino y'amarushanwa muri Rayon Sport wemerewe gukina imikino y'umupira w'amaguru wemerewe gukina imikino y'amarushanwa muri Rayon Sport si ibintu se Lorenzo yavuze bakamupinga urumva ubwo nyine oya ibyo wavuze byose byo komeza urumva uko byagenze aravuga ati Farunganye aramubaza kuki ufite impungenge zo gukina aramubwira ati dogiteri jewe numva nyifitemo ububabare numvira kure urumva butari cyane butambuza gukora imyitozo ngo myitozo muri deka urumva yagitangira gukina ngo yumva tonekaramo gake ariko yamaze gushyuha yongera kubyumva nibyo yabwiye dogiteri rwose yaramubwiye ati ngiramo ububabare buto iyo ntangira gukina aramubwira ati Farunganye uwo ni dogiteri wabimubwiye aramubwira ati ibyo biri normal ku muntu wavunitse ACL urumva impamvu ubyumva ugitangira hanyuma uko ukomeza gushyuha ntiyongere kubyumva ntabwo ari uko ufite imvune itarakira n'ubwoba bukiri mu mutwe kamenyero katara urumva ni igihe umaze nuko wabazwe urumva ni imvune wagize ubwo n'ubwoba busanzwe bushira buhoro buhoro urumva aramubwira ati rero jyewe ndi umuganga aba ni abatoza bawe urumva icyo nabasaba ni kimwe ibindi nibo babizi
abafiziyo abakoci sibyo ariko ubu guhera uyu munsi yemerewe kujya mu mukino w'amarushanwa gusa nimwe mwagena uburyo muzagenda mumwintroduiza na prefera ko mu mikino ya mbere atajya arenza iminota 10 iminota 10 ngo nuko kwinjiramo kwa 80 atajya arenza byibuze imikino 3 ya mbere kandi iyo minota 10 ngo ari bwamaze gushyuha minota 10 ngo ntacyo ariko atarashyuha mu mikino nk'itatu yikurikiranya mu mikino 3 byibuze azagenda akina iminota 10 urumva nyuma yaho 20 30 kugeza Farnganye ashoboye gukina full game ariko amakuru meza ubwo abareba bakwiye kumenya umwataka wabo yarakize yakoze afite icyo bita full recovery igisigaye ni introduction ye mu mikino y'amarushanwa uyu ni umukinnyi wa agent Hassani wa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi ishize yaramamagaye malheureusement ntabwo nabonye umwanya wo gutanga ubutumwa yampaye yaramamagaye ubwo natangaje bimwe mu byatumye Farnganye atinda kugaruka mu kibuga kuri Zandari nari mfite yampamagaye ababaye cyane ansaba kumutangira ubutumwa byo kubalance inkuru inde Hassani no message nk'eshatu ubwo abakasi ya mbere bakayimuha bamuniye Hassani rero akayicya yansabye gutanga ubutumwa ariko icyo gihe ntabwo nari meze neza umunsi wakurikiye sinamuntu ko butanga kuko urumva hari kwa kane bwari gucyaha bari kwa gatanu ngira akabazo k'uburwayi sinabona umwanya wo gutanga ubutumwa ndumva yarampamagaye ndi Velvet biryoshye rwose ndumva ari bwo nyakubahwa Paul Muvunyi yahaga inka Fred iyo nka rwose yatashye ejo bwabariye umwumve ko bariyo barishimye bari guhanda inka mu gikari bameranye neza cyane ejo ko ubwatsi Muvunyi yahaye inka Fred kwa kane yaramugabiye ejo nibwo inka yatashye rwose abareyo bari mu bihe byiza batigeze bagira mu kibuga no hanze y'ikibuga barawubanye pe ariko hagati nyuma yo kurekuye ubwo nsanzwe urimo kubivuga Hassani rero yamamagaye ya bomb ya Farnganye narimo ndunguruka hari gutangirwa inka kuko yamamagaye yarakaye ndamubwira se wahamagara Lorenzo yamamagaye ndamubwira wavugana na Lorenzo ufite iyo operation yamagaye na Karenzi inyuma yamagaye na Karenzi rwose yasaga n'utabaza avuga ati Lorenzo aranyishe yaramamagaye rero ahakana ntabwo nemeye kwamingira ibintu byose yarashaka kumbwira ko hari byari biri offensive ariko ahakana yuko Farnganye atakira yamaye message nk'eshatu yuko Farnganye atarakira yakanye ibintu bitatu yavuze ko ataziranye na Rastaman batanakorana deal n'imwe ko imikirire ya Farnganye nibivugwa ko yajya muri APR ntaho arahurira na Rastaman suko Rastaman atarabyifuza ntabwo ndi kuvuga ibintu nzi ndi kuvuga ibintu amakuru ibyo yansabye kuvuga ngo inkuru biri balanced ibyo yahakanye ni inshingano zacu nk'abanyamakuru kuvuga ibyo umuntu yahakanye mu nkuru twakoze sibyo yavuze ko ataziranye na Rastaman nta namwe baziranye nubwo adahakana ko Rastaman yifuje guhura nawe no gukorana nawe business z'umupira yavuze ko nta muntu n'umwe mubazi nawe ubwe wigeze ugerageza gukumira Farnganye gukina ko Farnganye ari gukurikiza protokole z'abaganga ndimo ndiyeza rwose ngo nizere ko nyuma yo kuvuga ndi kuvuga nta kibazo turadufitanye Hassani mariyonga yavuze ko Farnganye nta muntu n'umwe wigeze umujya mu matwi ngo yange gukina imvune ye gutinda ko biri normal nk'abandi bose ahubwo se binabaye nabyo tubitekerezeho ese bwo ntibiyaba Hassani atanabizi ibyo nubundi ntabwo ndi kuvuga amakuru yanjye narayavuze yewe nk'umuntu mbyibaza nge ndi kuvuga ibintu yanyomoje ansaba ko mbivuga kugira ngo ese atanjyana no mutabere ngize impungenge zivuga ngo awageze ubwoba cyane ngize impungenge zivuga ngo ese ntibyaba Hassani uri muri Amerika kure cyane ntatabigizemo uruhare ibyo birashoboka cyane Farnganye rwariye mu Rwanda Hassani arategereza raporo bamuha Farnganye ntarakira aracyarembye baracyamwitaho
ariko Hassan umunsi ku wundi ntabwo azi ibya Forunganye ntibari kumwe ese bwo binabaye Hassan rimwe ntiyabarengana. Hassan ndi kuvuga niwe wazanye Forunganye muri Reyo, ndabyumva niwe wazanye ba Yusu Dianye muri Reyo, naho Mari Nyingi byanze gasubiranye Mari Nyingi wazanye na niwe Kadime Ndiaye nuwe baswane nabe muri APR abasoko ry'abasenegali mu Rwanda ni iriye rwose n'abandi bakenerwa bashobora kuzana abandi. Indi message rero kubijyanye no kujya muri APR, nge mfite amakuru mfite kuva sezishize ko APR FC yifuza rwose bikomeye Forunganye kumusinyisha. Ayo ni amakuru rwose nge navuze mpagazeho, ariko bavuga ko ntacyo abiziho cyane ko nibisanzwe ko umukinnyi mwiza muri Reyo so bwa mbere yashoje APR irabizi neza, irabizi ko irusha Rayon Sport ubushobozi urumva, irabizi ko umukinnyi yashaka muri Reyo yamubona